twirambwira ngo n'ubura ubwenge n'akazi kawe. Ngiye kumva numva utuntu duturutse hariya hejuru, numva utuntu duturutse hejuru hariya, numva tunyatsemo, numva utuntu tw'utuganiro dutagatifu, numva tunyatsemo, numva utuntu tw'utuganiro tuzima, numva tunyatsemo. Ariko zamura haleluya. Ngira wa mukobwa nturemewe, kobwa ati ndemewe nyine, nturemewe, kobwa ati nuko nta kibazo, uremewe. Kobwa ati urahanurira mu gikoni. Muri make naratindiye kugira ngo dusenge, aho muri icyo gikoni niho narambagirije wa mukobwa, niho nahise murambagiriza. Urumva, guhera ubwo ntangirana n'amasengesho kugeza na n'ubu. Noneho rimwe ngira abo twabanaga mu masengesho ndabwira nti iyo turi mu bihe byiza byo gusenga tuba tumeze nk'abantu bafite prise mu buryo bw'umwuka, tuba dusa n'abantu bacometse ahantu mu buryo bw'umwuka. Najya gusenga nkababwira nti ubu turacometse mu izina rya Yesu, bahita bampimba akazina bita comeka, naho kavuye. Comeka, comeka. Nukuri kibanda ndakubwiza uko, ariko haleluya torero. Abantu bashaka gucomeka nimuvuge ngo amena cyane. Fasha ducomeke, subiramo, fasha nawe, fasha ducomeke. Okay, iyo ritime, fasha ducomekera aha hantu, fasha ducomeke, ntucomore, fasha ducomeke, comeka, fasha ducomeke. Ukuri kiba, comeka, fasha ducomeke, comeka, fasha ducomeke, fasha. Mudamu wanjye yitwa Nyirasenge yumva Berita, herutse kumutura akantu k'akaririmbo kereke pare. Kari karyoshye ariko wamudirije ari wamudirije. Se nta wundi ujya kuri sente yo dirije agiye. Dirija mujyana kereke pare mutura akantu k'akaririmbo. Ndavuga nti madamu nkurikije ukuntu nakurambagirije ku isafuriya y'ubugari kanyemera, ariko tukaba tuzamutse mu ntera, nanjye reka nkuririmbire. Yitwa Nyirasenge yumva Berita, wadufatiye ako kantu. Dufatira ako kantu we, ndamuririmbira dufatira aho hantu. Imana ishobora byose, izina ryera rya Kristo Yesu, umwana wawe ukunda, twagushimiye ko ijambo ryawe ari umuhigi. Haleluya. Rirayiga kandi rikavumba. Haleluya. Ushimye kuvuganira n'ubu bwoko kuri uyu musozi, ariko koko wabyitegereje urabireba, usanga mu buryo bw'umwuka hari ibintu bidafite ishusho, hari ibintu bidasobanuka, hari ibintu bitari mu buryo, hari ibintu bitabyara umusaruro kandi bikwiriye kubyara umusaruro, kandi no mu buryo bw'ubuzima nanone nabyo birahari. Ariko uyu mwanya wa none mu izina rya Yesu duhendahende. Ishimiye ko data wa twese kandi yonyobye
ijuru nzajya ndirimba iteka ryose nzajya mubaza ndirimba nti Yesu ni iki cyakundi orera dishimiye haleluya ara haleluya ara haleluya dishimiye haleluya nubwo ndakwiye dishimiye koyesa haleluya ara haleluya ara haleluya dishimiye koyesa cyane nubwo ndakwiye. Tuyikomera amashyi n'impundu tuyishimire, tuyongera amashyi n'impundu tuyishimire. Turashimira Imana ko yemeye ko tuza hano kandi ishimwe iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo, amena. Umva rero, minota mike mfite, ndagira ngo tuyibyaze umusaruro mu izina rya Yesu. Nasabaga abantu bari haruguru ruguririye ko begera hino. Umva, numvise ijwi rimbwira ngo mwegere hino. Numvise ijwi rimbwira ngo mwegere hino. Bariya bahagaze mu nzira mwegere hino. N'abari haruguru ku murenge ndabamanura ngiye kubareba, mwegere hino. Keretse abari gucuruza ibisheke bonyine, ariko abandi mwegere hino. Nasabaga kandi rwose ko mwakwegera hino, ndabagenzana mwegere hino. Numvise ijwi rimbwira ngo mwegere hino. Erega ntubikinishe, ntabwo byoroshye. Nasaba abantu bari kuzamuka mwegere hino, n'abari haruguru reka ntume bari abasore b'abayumbe bari hariya muri korali. Munzanira abantu bari haruguru, bari ku murenge, abari mu modoka, nabiberetse hirya, mubabwire begere hino. Babasore badi uri uhagurutse nibura agende ari kumwe n'abandi bantu nka babiri cyangwa batatu. Hariya hari abantu niba se ko agiye bati urakenewe. Mwegere hino mwese, n'abari ku murenge mwegere hino, n'abari hirya mwegere hino. Ndabagira nte mwegere hino. Eliya yaravuze ngo nimunyegere, kandi hari nimugoroba. Aravuga ngo tugiye kureba Imana nyamana. Ni finali turiho ubu, ni finali. Satani ntadusuzugura kuri finali, natwe turamusuzuguye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Muhaguruke mbereka akantu keza. Mwese muhagaze. Ngiye kuvuga ngo tinya. Wowe ujye uvuga ngo tinya gusa, ariko ndashaka ikirenge ko gikubita ku buryo wumva hano hari gutigita. 1 2 3 ntabwo mbumva. 1 2 3 1 2 3 twese bari abantu bari kugura ibisheke bamanuke. Wowe ugiye gatatu nanone. Okay, hirya hariya. Ariko sha ntabwo mwabaye intore kuri hariya hirya bimeze bute? 1 2 3 1 2 3 ko numva hatigitano, ko numva hatigitano. Gatatu nanone. Okay, okay, yewe Satani we, tinya aha hantu, tinya aba bantu, tinya ibi byuma, tinya abaririmbyi, tinya uyu murenge,
n'abawutuye yewe satani we, tinya ingo zacu, tinya uru rugendo, tinya abacuranzi, tinya amakorari, tinya itorero, tinya uru Rwanda, cyane no mu ngo zacu, abana bacu, hariya dutuye, aho dukorera, wikomera amashyi impundu mwishimye. noneho rero ariko cyane haleluya, cyane haleluya torero, turishimiye ko turi hano kandi duhari kuko Imana yashimye ko tuhaba. Amazina nitwa Nkurunziza Modeste, niyo mazina yanjye. Egera hino nkubwire icyo byazwi ryambwiye, ariko egera hino. Noneho amazina yanjye nayo Nkurunziza Modeste, niryo ndumva mwarifata. Ariko gatoya mushumba, mu bihe twabayemo by'amasengesho, nakijijwe muri 89, nkirizwa ahantu bita mu Bushenge kwa Gataka cyangwa ubwo birumvikana. Guhera ubwo ntangirana n'amasengesho kugeza na n'ubu. Noneho rimwe ngira abo twabanaga mu masengesho, ndabwira nti iyo turi mu bihe byiza byo gusenga, tuba tumeze nk'abantu bafite prise mu buryo bw'umwuka, tuba dusa n'abantu bacometse ahantu mu buryo bw'umwuka. Najya gusenga nkababwira nti ubu turacometse mu izina rya Yesu, bahita bampimba akazina bita comeka, naho kavuye. Igihugu cyose wenda Nkurunziza Modeste ntibarifata, ariko comeka bararifata cyane. Ndatekereza ko namwe mukajyanye. Muri uyu mugoroba rero tugiye gucomeka mu izina rya nde? Ducomeke cyangwa ducomore? Comeka. Nukuri kibanda ndakubwiza uko, ariko haleluya torero. Abantu bashaka gucomeka nimuvuge ngo amena cyane. Fasha ducomeke, subiramo, fasha nawe, fasha ducomeke. Iyo ritime, fasha ducomekera aha hantu, fasha ducomeke, ntucomore, fasha ducomeke, comeka, fasha ducomeke. Ukurikiba, comeka, fasha ducomeke. Hallelujah, ducomeke cyangwa ducomore? Abaririmbyi ducomeke cyangwa ducomore? Ariko tera haleluya. Bamuzisiye n'abandi ku murenge wa Mubuga wa Mungawe, fasha ducomeke, ducomekere ku murenge wa Munga. Babasore bakagira Imana. Ako muyumva wewe wagiye urapeta winurapeta. Fasha ducomeke, fasha ducomekera ahantu, fasha kuzura umwuka wera, fasha ducomeke, fasha mu muriro w'umwuka wera, fasha
twese amashamashi fasha dukome tuzamura ya mavuta fasha dukome ducomekera aha hantu fasha ducomeke comeka fasha ducomeke amen 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 amen. Okay, tugihagaze urakoze cyane. Ntahandi ducomekera ni mu mwuka, nta bindi ducomeka ni mu mwuka. Twasenganye twabanye n'abasaza b'Igihundwe. Igihundwe niho nakuriye, n'ahantu bita mu Bigutu. Mu Bigutu niho hari abasaza batatu babatijwe mu mwuka wera ubwa mbere mu Rwanda. Haleluya. Baraduhugura baratubwira ngo mwabana mwe muzakora ivugabutumwa hirya no hino. Birashoboka ko bazajya hari aho uzajya ugera bakagukubita iminota 3 cyangwa 5 ujye ugerageza uyibyaza umusaruro kugira ngo ubutaha bizongere byemere mu izina rya Yesu. None ubwo bitume ntinda. Itangiriro twagiye. Itangirira igice cya mbere tureta dusenga umurongo waho wa mbere turageza ku murongo wa 6. Itangirira igice cya mbere ku murongo waho wa mbere tugeze kuri 6. Havuze guki? Haravuze ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'iki n'isi. Kabiri, isi yari itagira iki ishusho, yari ubusa busa, umwijima wari hejuru y'iki y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'iki y'amazi. 3, Imana ibona hancitse ku murongo wa 4. Imana iravuga iti habeho umucyo. Umucyo ugira gute? Ubaho. 4, Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'iki n'umwijima. 5, Imana yita umucyo amanywa, umwijima wita iki ijoro. Buragoroba buraca. Uwo ni umunsi wa kangahe? Wa mbere. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Ijambo tugiye kuganiraho ni icyifuzo tugiye gusengera hano. Ari itorero twasuye, ari abo dusanze, n'ubu butaka twakoreyeho iki giterane, n'uyu murenge, nubwo twazanye izi ndirimbo tukazanira ijambo ry'Imana, ariko turabasigira n'amasengesho mu izina rya Yesu. Abayakeneye nimuvuge ngo amen. Amen. Uyu mugoroba numvise hari ibintu twafatanya. Birashoboka ko waje wumva uje mu giterane, kandi nibyo. Kandi uyu munezero n'ibyishimo Yesu aduhereye hano turabimushimiye, ahimbazwe iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo. Ariko Imana yabonye ko twasenga. Impamvu yabonye ko twasenga nuko yabonye ko hari ibintu bidafite ishusho. Hari ibintu bidafite ishusho. Hari ibintu bidafite ishusho. Ariko twasenga Imana tukayigiriraho umugisha, twava hano ibihaye ishusho. Nimuvuge ngo amina. Yabiha iki ishusho. Turabisabye mu izina rya Yesu. Muri uyu murenge ibintu bidafite ishusho bikagira ishusho.
twasuye ibidafite ishusho bikagira ishusho mu buzima bwanyu bwa buri munsi, aho mutaha n'aho mutuye, ibidafite ishusho ikabiha ishusho. Kandi n'ubu tugiye gusaba Imana, ariko haleluya torero, yongera igaruke, yongera igire gute, igaruke. Iyi shusho numvise twasenga mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere twasaba Imana ahantu twaje, n'aba bantu baturi imbere bari kutwumva, mwaje kumva ijambo ry'Imana. Imana ikabanza ibi bintu byo mu buzima bw'umwuka, mu bugingo imbere, ibi bintu bidafite ishusho Imana ikabiha ishusho. Kabiri nanone mu buzima busanzwe cyangwa mu bukungu nanone ibi bintu bidafite ishusho tukabasengera Imana ikabiha ishusho. Ubwo ni A na B, ntacyo bitwaye. Tugasenga kuri A, tukavuga ngo aba bantu mu buryo bw'umwuka, mu buzima bw'umwuka bakeneye iki? Ishusho nzima, ishusho y'umwuka, ishusho nzima mu bugingo bwabo irakenewe. Tukajya kuri B nanone, sa n'umuntu wabihinnye gake, nabihinnye kugira ngo bitazamukana. Kuri B nabwo tukabisaba Imana. Iri torero twasuye, n'aba bakristo bari hano, n'aha twakoreye, Imana tuyigiriyeho umugisha, ikongera no mu bukungu, mu buzima busanzwe ikabiha ishusho. Kuko namaze kumenya ko Imana yaremye isi, ariko isi yari itagira iki? Ishusho. Yariho ubusa, mwijima wagendaga hejuru y'amazi, ariko nta shusho ibintu bifite, nta shusho byari bifite. Ariko akantu keza numvise nuko ngo nubwo bitari bifite ishusho, ariko Umwuka Wera yagendaga hejuru yabyo. Turashimira Imana igiza hejuru y'ibidafite ishusho kugira ngo ibihe ishusho. Ariko haleluya tore, nakoze ivugabutumwa ndikora, ishusho ntayihari, mu bukungu ntayihari. Wari ivugabutumwa, urukweto nambaraga runcikiraho, nkajya agenda n'ibirenge. Umudamu umwe w'ahantu bita mu Bushenge ndebye ngirira impuhwe, arambwira ati umugabo wanjye yarapfuye, ariko nubwo yapfuye yasize inkweto, uzaze nguhe inkweto. Ndagenda njyayo, uwo mudamu ampa inkweto umugabo yasize, ampa nimero 11 nambara 7. Cyari igikweto kirekire, naragendaga kikantanga kugera iyo ngiye. Waba umpaye ikazi wawe mu rugo ati karibu umushyitsi, cyo kikantanga kugera mu nzu nge nkiri hanze. Ibyo bintu byari bifite ishusho ntayo. Ariko Imana ibiha ishusho cyangwa abumva Imana yabiha ishusho. Haleluya torero, ibiha ishusho. Nzarira nkubita, ariko nkomeza kuyivuga. Mbaraga z'abadayimoni zirahaguruka, zimbwira ko itari kumwe nanjye, ariko irambwira ngo ndi kumwe nawe. Haleluya. Irindi jambo ryayo ikomera amashyi n'impundu, iraririnda. Naje kujya ahantu mu cyumba rimwe, ngezeyo baransengera, umuhanuzi ahanurira abantu bose. Ngewe umuhanuzi ngezeho ntiyampanurira, ahubwo yandika mu mugongo, arandika aravuga ngo Imana iravuze ngo irakuzezewa.
irakuzezewa amina. Ndavuga nti ngaho use kumbwiye kwizanzezewa usukumpata igiti yankubita sinzi icyo bisobanuye. Rwo rurimi sinari nduzi nurumvaga ariko simenye icyo bigendereye. Nahavuye mbabaye Uwiteka we ngira iki gikweto ugerekeho no kunzezewa. Ariko cyane haleluya. Bintu bidafite ishusho, bari hatari, ariko Imana ibishusho. Ishusho wambaye neza waberewe, ariko turebye mu buzima indani wabona ko hari bidafite ishusho. Ndagenda njya muri murya njya gusenga, ngezeyo munyamasengesho atomoka ruguririya nabaza ari mu mwuka. Nibyo bitaraho mutagatifu ntacyo bitwaye. Nabaza muri wa mugongo aho kugira ngo abantu ubwo nawe agiye kumbwira kugiye kunzezewa nta kundi. Ariko baya ijuru riba ryasobanuye kugira ngo ritange ishusho. Arandika aravuga ngo irakuzamuye, irakumenyekanishije, irakugaburiye, irakubakiye, irakugendesheje. Ijwi rirambwira ngo ayo ni ya mandiko yo mu mugongo nsobanuye. Irambwira ngo kukuzezewa si ukugukubita ahubwo ni ukukugirira neza. Ariko zamura haleluya. Ndataha ndavuga nti haleluya, Imana ihabwe icyubahiro. Ngeze mva mu Bushenge njya mu Bugarama, ngezeyo ntegura gusura umuntu nkamara iminsi 3. Twageze Imana irahamfatira mpamara amezi 9. Twategura iminsi 3 nahayoboye icyumba cy'amasengesho gishyushye. Muri ayo masengesho Imana iza kunkorera igitangaza. Iravuga ati ariko mbihaye ishusho mwana wanjye. Ukubita amasengesho y'iminsi 3 turayasenga. Tuyasoje bavuga n'abantu banegekaye nta kereke shoze babonye ntacyo kurya. Njya kuri Simerwa nguze dodo, nguze n'isambaza n'ifu y'ubugari. Ngeze ku cyumba umudamu mwati ndabiteka izo mboga. Nanjye ni nk'umuyobozi ubugari ndabukaraga bubasongere. Amazi ahiye nkubisa nk'ifu ngaraguye gusonga ubugari birananira. Binaniye ngagarana n'umwuko gutya ku gikuta gusonga ubugari byananiye. Yakona mbona muri amasengesho atometse nk'umukobwa. Ararunguruka mu gikoni ati byakunariye ntibyancanze nyabune. Kobwa arambwira ategerayo nkwereke. Kobwa afata umwuko ubugari arabupfiringura. Kari burasha mbona kubise ku masahani bugari bucucumuka umwotsi. Ijwi rirambwira ngo nubura ubwenge n'akazi kawe. Ndavuga ntese nimbura ubwenge se nimbura ubwenge ndabige. Ijwi rirambwira ngo nubura ubwenge n'akazi kawe. Ngiye kumva numva utuntu duturutse hariya hejuru, numva utuntu duturutse hejuru hariya, numva tunyatsemo, numva utuntu tw'utuganiro dutagatifu, numva tunyatsemo, numva utuntu tw'utuganiro tuzima, numva tunyatsemo. Ariko zamura haleluya. Ngira wa mukobwa nturemewe. Kobwa ati ndemewe nyine. Nturemewe. Kobwa ati nuko nta kibazo. Uremewe. Kobwa ati ese urahanurira mu gikoni. Muri make naratindiye kugira ngo dusenge. Aho muri icyo gikoni niho narambagirije wa mukobwa. Niho nahise murambagiriza. Urumva ubu niwe turi kumwe. Niwe Mana yampaye. Mana ikoresha umuntu aransabira arankwera aranshingira. Ubu dufitanye abana 10 turashimira Yesu Kristo. Kandi ibyo bintu birakora. Hari akantu nabonye ngezeho ndavuga nti Imana ihabwe icyubahiro. Mudamu wanjye yitwa Nyirasengi yumva Berita. Perutse kumutura akantu k'akaririmbo kereke pare. Kari karyoshye ariko twamudirije ari bamudirije. Se nta wundi ujya kuri sente yo dirije agiye. Dirija mujyana kereke pare mutura akantu k'akaririmbo. Ndavuga nti madamu nkurikije ukuntu
nakurambagirije ku isafuriya y'ubugari kanyemera ariko tukaba tuzamutse mu ntera nanjye reka nkuririmbire. Yitwa Nyirasenge yumva Berita, wadufatiye ako kantu dufatira ako kantu we ndamuririmbira dufatira aho hantu ndamuririmbira mufite amatsiko yawo karirimba ndamuririmbira ubukunura karirimba. Nyirasenge yumva Berita nakurambagirije ku isafuriya ikiriza y'ubugari none dutuye i Kigali tunywa amazi y'i Kigali ducanye umuriro w'i Kigali nakurambagirije ku isafuriya y'ubugari ariko haleluya torero igihe ishusho abemera kwigira ishusho nimutere haleluya. Igihe ishusho ibidafite ishusho igihe ishusho nimuvuge ngo amina. Igihe ishusho ariko muzamura ibiganza mwese muzamura ibiganza mubwira ngo nimuvuge cyane muzamura ibiganza mwego Uwiteka we turashaka ibidafite ishusho ishusho vuga cyane zamura iryo jambo. Uwiteka turashaka ibidafite ishusho ishusho ubishusho mu rugo iwanjye ubishusho mu muryango ubishusho mu kazi ariko cyane cyane mu bugingo bwanjye ubishusho bari ibishusho zababwira uburyo yabihaye ishusho yarangije ndasoje ariko no kurigima turasenga tugira ibihe byiza. Imana iravuga iti saho gusa zakomeza kubagurira imbago kandi turashimira Kristo urinda ijambo rye ibihe n'ibihe ajya aririnda. Iyo aririnze arinda n'uwo yaribwiye. Haleluya. Nsoza rero ubushakashatsi maze iminsi nkora nabonye hano mu isi ibintu byanze maze kubona ko byanze. Abagiye gucuruza barabati byanze, ugiye mu kazi ati ibintu ndigura nabyo byanze, ugiye guhinga nabati ndumva byanze. Ariko hari akantu mperutse kuvumbura vuba. Haleluya. Abizi ibintu by'imibare, hari igihe wakubitaga imibare ugakubita ukabona imibare yagucanze. Hari akantu bitaga mu mibare ubona byanze, hari akantu bitaga gutira hejuru mu mibare, ahandi ubona byagize byanze ariko ugatira hejuru bitari kuvamo ugatira hejuru. Shakashatsi mperutse gukora maze kubona ko ibintu hano biri kwanga, ariko numva mpamagariwe, numva niyumvamo kubwira abakristo n'abatari abakristo bashaka kuba abakristo, nkababwira ni hano byanze ariko akarinye aho dusigaranye kode nkuru, kode ni ugutira hejuru. Utire hejuru, reba hari tire hejuru hano mu isi byanze. Nabonye iyo dutiriye hariya byemera, mibare yagukubise, mibare yakubanye ibihekane ariko aka kantu ko gutira hejuru. Haleluya torero, nabonye gafite imbaraga. Utiriyeyo biremera, utiriyeyo abona igisubizo, utiriyeyo ntabwo byanga.
kandi turashimira Kristo nubwo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ari byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri bingahe? Muri byose. Ndagira ngo muhaguruke muhagararaho muri dusenge, tubwire Imana ngo Mana, ibi bintu bidafite ishusho, Imana ibihe ishusho. Duhagarare tubwire Imana ngo Mana, ibi bintu bidafite ishusho, Imana ibihe ishusho. Hari abantu bari muri iri teraniro badafite ishusho y'umwuka, badafite ishusho ya Kristo mu mitima yabo, badafite ishusho ya Kristo muri bo. Icuraburindi ry'umwijima riri mu mitima, umutima uri mu itabi n'inzoga, uko pastor yabitubwiye, nta shusho yaba ihari. Umutima uri mu bugome n'ubugambanyi, nta shusho yaba ihari. Umuntu waba afite ibintu byitwa ishyari n'amahane no gusebanya, nta shusho yaba ihari. Ahubwo Imana yije igenda ibona ko ari icuraburindi ry'umwijima, ariko tuyinginge ibihe ishusho mu izina rya Yesu. Turasenga dutya, mbere yuko dusenga tuvuga ngo Mana, ibi bintu bidafite ishusho no mu buzima bw'ubukungu no mu bukungu no mu mibereho yacu ubijuje. Ariko reka tubanze turebe, ese hano twasengeye abantu mu kanya, hari umuntu wumva muri we avuga ati nanjye nta shusho y'umwuka wera, nta shusho ya Kristo iri mu mutima wanjye. Mu mutima wanjye harimo ibyaha, kandi ibi byaha bikizwa na Kristo turi kumwe muri iki giterane. Ariko haleluya torero, niwe ubibabarira, niwe ubibabarira ibyaha, nta muntu ubabarira ibyaha, Kristo niwe ubabarira ibyaha. Ariko akavuga ati nanjye munsengere kuko mfite ibintu bidafite ishusho. Uyu muntu iyo aryamye hari igihe araratwarwa n'abadayimoni, iyo aryamye araratwarwa n'abadayimoni, ukararuzenguruka mu marimbi, ukararusangira n'abantu bapfuye, ukararuganira n'abantu bapfuye, ukararugendana n'abantu bapfuye, yewe ukarara mu matongo, mu bisekuru bya kera ugasurwa. Ariko Kristo muri iki giterane yashatse kugira ngo ageza aho kugira ngo usurwe n'izo mbaraga z'umwijima, Kristo aba ari ugusura kuganirize, izina ry'Uwiteka Imana rihimbazwe. Nta muntu ugize icyifuzo akavuga ati nanjye ibyo bintu bijya bimbaho, umutima wanjye simeze neza, ariko ni mu nsengere nanjye muri nge, mu bugingo bwanjye, mu mutima wanjye ibi bintu bidafite ishusho, Imana ibihe ishusho. Kandi twumvise ijambo ryabanje ko amaze kwemerera Kristo, winjiye mu nguge aguha amahoro asesuye, akaguha umunezero n'ibyishimo. Ariko usurwa n'abadayimoni, icyo gihe uhorana umubabaro udashira, kumva umeze nabi, kumva uguwe nabi. Ariko umuntu wumva avuga ati nanjye Imana ibihe ishusho, azamura ikiganza tumusengere, zamura ikiganza tugusengere, zamura ikiganza tugusengere, bati nanjye Imana ibihe ishusho, ibi bintu bidafite ishusho mu buryo bw'ubugingo. Ni munyegere hino sha, munyegere basengere, nukuri Imana, munyegere hino basengere, mwuka mu buryo bw'ubugingo. Imana ishobora byose, urera izina ryera rya Kristo Yesu, Umwana wawe ukunda, ufite imbaraga n'ubutwari. turagushimiye ko ijambo ryawe ari umuhigi, Haleluya, rirayiga kandi rikavumba. haleluya, haleluya. Ushimye kuvuganira n'ubu bwoko kuri uyu musozi, ariko koko wabyitegereje urabireba, usanga mu buryo bw'umwuka hari ibintu bidafite ishusho, hari ibintu bidasobanuka, hari ibintu bitari mu buryo, hari ibintu bitabyara umusaruro kandi bikwiriye kubyara umusaruro.
kandi no mu buryo bw'ubuzima nanone nabyo birahari ariko uyu mwanya wa none mu izina rya Yesu tuguhendahende haleluya mu buryo bw'umwuka reka tuguhendahende hari ibibujije abantu umutekano hari ibibabujije amahoro hari ibidasobanutse koko hari ibyo mwami batamenya hari amakuru bahishwe kandi bagombye kuyageraho ububasha uyu mwanya rero bavugamye imbere yawe bakwemereye Mana kugira ngo ibyo byose ubihishushe ibyo byose ubihishushe kuko ubu ugiye muri iri teraniro kandi n'ubu uracyagendagenda ushaka aho baguhaye ikaze kugira ngo ugire ibyo wahishishe ibyo wayicyerekezo Mana tunakwinginga Mana turaguhendahenze kugira ngo ugenderere imitima y'aba bantu babitekereje kenshi ariko gufata ibyemezo birabananira kuko nyine bitaragira ishusho aha uyu munsi wabazanye kugira ngo wongere ubibutse nanjye ndakwinginze Mana ubugingo bwabo ubufate mu biganza byawe kandi ubeze kandi ubatunganye turacyababohoze kuko hari aho ubugingo bwabo buzirikiye mu biganza bya wa mubi udashaka ko binyagambura udashaka ko bagira amahoro udashaka ko basabana nawe uyu mwanya turashaka dutegekesheje umwuka wawe wera kugira ngo bagenderere gira ibyo baringaniza wasobanura kuri bahabwa ubugingo bahabwa gutabarwa mbese wowe Imana ihabwa icyubahiro kubera babera uburuhukiro baruhukire muri wowe imitima yabo yinjiremo kugira ngo ujye utegekera muri bo asante Bwana Yesu turagushimiye muri uyu mwanya kuko ufite umugambi mwiza kuri bo niyo mpamvu tuguhendahenze Mana ntubareke bafatisha urukundo rwawe ugira ibyo usobanura koko ugira ibyo uringaniza koko kandi ugira ibyo ushyiraho iherezo mu byababuzaga umutekano bajye baryama basinzire neza be kurara bazenguruka mu mva be kurara bazenguruka mu marimbi be kurara basimbagurika imikingo be kurota hari ababirukaho ahubwo bajye barota batembera mu gihugu cyo mu ijuru bajye barota bagenderewe nawe bajye barota Mana ubagiriye neza ubasuye ubagenje neza ubabereye igisubizo urakarama mwami Yesu urakarama mwami Yesu urakwinginze muri uyu mwanya bohora ubugingo bwabo kandi wakureho abazimu b'akarande wakureho imivumo y'akarande imivumo yo mu miryango mu miryango yabo mwami bagaragara nk'abadakwiriye amahoro ariko kuri wowe barayakwiriye kandi natwe turabona bayakwiriye aho yabaherero bajye bagenda amahoro bataha amahoro bicare mu mwanya w'amahoro ubarinze umwiryane n'imbaraga zawe mubi ubigishije kure yabo urakoze Mana dushinganishije kubaho kwabo ngaho ufata ubugingo bwabo kandi ubayobore mu nzira yo kukubaha ndetse no kugendera mu mucyo wawe ndagushimye ko wumvise gusenga ubyemere tugukomera amashyi Mana ubyemere tugukomera amashyi ubyemere tugukomera amashyi tugende niko abagenda tugize niko abagira kuko tubona baratugize neza abo turabasengeye ngo bagirire neza urakoze Kristo wabambwe kandi abangaba nibo wameneye amaraso amazina yabo yandike mu gitabo cy'ubugingo ubuzereka mwabazimane nawe byose tubisabye gutyo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen ibyo ari byo byose hari icyo batubonyemo ntabwo bapfuye kudutumira gusa uriya mubyeyi nahaguruke